Aro. Sheri kuri Noheri reka tuzahore kuri butike ya Kigingi nkugure cha denjiga n'icayi. Oya Sheri niho mama kundaga kunyura agiye mu kibina reka duhure mu ishamba rya Gatanazi. Oya Sheri rira shamba rikuraga gukubita mingu batazagira inkubi zikatwanura. Ngari kaduhure kuri ca cuma gisyaga ibigori ca Kigingi. Oya Sheri harano papa kundaga kwa nyara yasinze ahubwo reka duhure mu kabari kabatita nkugurira ubushera. Kandi ariho papa gurira gugwagwa we. Naco ahubwo duhure mu masaka go mu kabande niho badakundaga kuba harimo abantu. Aho ndacu. Abakobwa baransetsa ugasanga umukobwa aranyanze ngo ndi umukene kandi ngiye burandi umukire ku mutima. Ari umukire ku mutima. Ku mutima wawe hari inzu zingahe? Ku mutima wawe hari miliyoni zingahe? Bazajya birirwa bababesha nguru umukire ku mutima uri umukire ku mutima. Wewe wabaga umutima wawe yasanga inzu zingahe yasanga miliyoni zingahe ufite konte ku mutima se? Barababesha nta bukire bwo ku mutima ubukire n'ibintu. Nkuko bisanzwe ni mwijuru na makuru ya showbiz. Hari umunyamakuru wataye muri yombi ni nyuma yuko afatiwe mu rugo rwa Maria na Yosefu ngo yarahurujwe n'abaturage batabazaga bavuga ko hari undi mugabo baretse muri urwo rugo utari Yosefu. Uwo munyamakuru nituzi ngo akorera Cita yagosabe cyangwa Irene kuko yahise turumbuka ariruka. Gusa ngo birakekwa ko ashobora kuba ari wa Freemax kuko ngo nibo bakunze kugwa gitumo. Hari n'abavuga ko gwatari inzobe cyane ngo birashoboka ko yaba ari Cita. Twagerageje kumenya icyo amategeko ateganya batubwira ngo ko mwijuru ntari bibayo. Gusa ngo hari abaturage bavugaga ko nafatwa ashobora guhita hambirizwa agasubizwa mu isi. Ni Ndahiro Valence Papi mwijuru muri Edeni. Uyu numwe mu baturage bagira inama buri munyamakuru wese yaba ari mwijuru cyangwa ari ahandi hantu yuko yakwitwara agiye gushaka amakuru. Ngo ibintu bya gitumo mwijuru ngo ntabyo ari sawa cyane. Nkaje nkungu muri vire muri dushe numvise urusakuruza ariko nababwiye mwijuru naga ari mwisi mwabantu mwijuru dufite ko kwitwara mwijuru dufite umutekano wo mwijuru. Sinzi impamvu umunyamakuru ahurura rwose mwijuru akaza kureba icyabaye kandi n'ukuri kw'Imana nta kintu cyabaye rwose akurwa abaturage. So rero nimba wumvisha ikintu uri umunyamakuru mwirinde ibintu bya gitumo muvuga ngo muzaza gushaka inkuru mwijuru ntaga ari byo. Ibintu by'amaviews mwijuru ntaga ari byo. Nk'ubu narinzanye kagatebe nanjye mvuga ati ni wenda ni ikintu gishobora kuba cyateje umutekano ari gutya nkamukubita mu mutwe na nivire muri dushe murabona n'ibisume ariko ndagira ngo mbari impungenge abanyamakuru rwose. Mwijuru hari umutekano usesuye Imana ni kontrole ibintu byose. Oya mwijuru nta byaribu nta ribu yici. Ribu yici. Tukose kuba twahuruye babifitemo uruhare nabo. Uyu nawe numwe mu bagabo twasanze muri Edeni numwe mu bari batabaje uwo munyamakuru. Gusa yavuze ngo kuko muri urwo rugo ngo nyuma yuko bibarutse Yezu ngo hakomeje kugaragara udusigisigi twundi mugabo ushaka guca inyuma Yosefu. Murakoze cyane nanjye nari impuriye rwose nanjye narinzanye inkoni ariko turagira inama abantu nyamuneka mwitonde. Mwisi no mwijuru biratandukanye. Utazisanga wasubiye mwisi mu bintu utazi. Utazisanga wasubiye mwisi mu bintu utazi duhora tubabwira. Mwitonde igihe bageze mwijuru. Nk'ubu ngo yaraje mu rugo rwa Maria na Yosefu. Mwijuru hari ingo zitavogerwa, hari umutekano uhagije kwa Maria na Yosefu no mu zindi ngo kandi zimwe zavuzwe muri Bibiliya. Harimo umutekano uhagije rwose. Kuza rero wowe ngo gushaka amakuru n'ibiki oya ntago bwakurwa neza. Okay umunyamakuru ntago twamumenye ariko ari gukekwa ngira ngo mwabivuze nta munyamakuru ntago yari muremure cyane yarabyibushe ntago yari inzobe. Ikindi yaje yububa ntiwamenya ngo nubahe ariko nafatwa mbabwije ukuri araza guhambirizwa asubire mu isi agikuzimu. Mbabwije ukuri kuko ibintu yakoze ntago ari byo kuvogera urugo rw'umwe mu bantu bakomeye bavuga ari kijyana mu ijuru. Ni hafi ya Noheri hari hafi kuri Noheri bari hafi kwizihiza isabukuru y'umwana wabo Yezu arangije ashaka kubarwa gitumo rwose ntago ibintu byari byiza. Ntago ibintu byari byiza pe urashaka kugwa gituma abantu bari kwizihiza isabukuru y'umwana Yezu wavutse. Ntago ari byo pe ntabwo ari byo ibintu byo kugwa gitumo. Twihanagiriza n'abandi banyamakuru bose baba bayago baba basabe baba bande bose bafite ama YouTube channel ntago mwijuru ari ukubikorwa twahuriye ahubwo twari no kumumena umutwe. Haba hari ingabo nkuko misi habaga ingabo mwijuru hari ingabo zirahari rwose. Twagerageje kumenya niba ko kurwo rugo rwinjiyemo umugabo ariko nyamara umuntu twasanzemo n'umuvuga butumwa ngo birashoboka kuba ari Paulo wageze mwijuru.
gusa mu ijuru ibintu by'itangazamakuru ntabwo bigezweho. Yewe natwe mwumva ahangaha indi nkuru tushobora kuzayivugira muri gereza, kuko ibintu by'itangazamakuru ngo ntabyo baba bakeneye cyane, ko ibintu byose byo mu ijuru ngo bikorwa mu mucyo. Twagerageje kubaza neza ngo turebe nimba mu ijuru haba habayo ribu, batubwira ngo ko imanza zo mu ijuru zicibwa n'Imana ngo nta ribu ibayo. Uwo munyamakuru ntitwabashije kumubona kuko yahise aturumbuka ariruka. Abaturage barahamya ko ngo bitoroshye kuba wabona inkuru mu ijuru, cyane ko ngo ibintu byaho byose biba ari ubwiru kandi biba ari byiza. Rero twagerageje kubona ko mu ijuru ntabwo byoroshye gutara inkuru. Ubu mutureba rero turi kuri Stade Regional Nyamirambo, aho ikipe ya SK yakira ikipe ya Sport. Ese Petit Frere Sport yatsinze bingahe? 2 mwana. Yewe Rayon Sport atsinze ibitego 2. Mana nyagasani, ese Rayon Sport kisigaye itsinda mbere kandi aratugayisha. Rayon Sport yifashe neza sibyera? Yifashe neza subese ko uze neza. Rayon Sport ubwisigaye dushimisha, nanjye kujya nyishimisha, reka nanjye byira ati ciao ciao. Cya kwa muganga barebe ko gifite ubwo. Aro. Oya sheri, niho mama akundaga kunyura agiye mu kibina, reka duhure mu ishamba rya Gatanazi. Ngaho reka duhure kuri ca cuma gisyaga ibigori ca Ndera hajya ninde di? Ca Kigingi. Kandi ariho dawa agurira gugwagwa we. Kandi ariho papa agurira gugwagwa we. Aho ndaca. Alo? Sheri, kuri nere akaduhurire kuri butiki ya Kigingi ugurire denjiga n'icayi. Oya sheri, hari ahantu nkubaza ukundaga kuhakubita none hagize inkubitwanura. Sheri, ahubwo reka duhure mu kabari ka Kigingi. Reka duhure ahubwo mu kabari ka Kigingi nkugurire umusururu. Okay, ntacyo. Reka duhure mu masaka yo mu kabande niho udakundaga kuba harimo abantu. Nta byabo.